Yes, ndashimiye Dieudonné kunganya na Simba Sports Club. Niki kibafashije ni message waha abanyarwanda murashaka ikombe? Ikintu kibafashije na kindi niko gushaka kwerekana ko ikipe ya APR ikomeye cyane mpuzamahanga kandi ko turabyizeye abantu babaga amahirwe nanga muri stade yari abafana benshi ba Simba ahubwo twagerageza gushyiramo imbaraga natwe na ekipe yagaragaye igihugu cy'u Rwanda tugerageza gupushinga nicyo gusa ni kwerekana ko u Rwanda rwose rufite Onana twamubuza wamushyize mu kwaha niki wakoze yinjira mu kibuga Onana ntacyo navuga na rushije abandi ntacyo ni Imana gusa Imana yabifashijemo nta kindi kintu Imana no gukora n'umutima ukomeye gusa n'ishaka niye message muri mwahawe n'ubuyobozi imbere y'umukino twabonye muri determine cyane biteye ubwoba abayobozi message y'ababaye ya mbere ni ugupresenta igihugu cyacu nicyo kintu cya mbere baduhaye APR yangaye turanga mu marushanwa mpuzamahanga bitwa ni ugupresenta igihugu gusa nta kindi kintu abantu bagomba gukinisha umutima cyane kwerekana ko igihugu cyacu gifite umukuru ukomeye kandi natwe ntazagutekereza niye message waha abanyarwanda by'ingaruka bakoze ikipe ya APR message nabaha cyane ni kugira kubishikira no kugira kubikora nk'ukanga ku kibuga babona ko stade ya Yanga harimo abafana ba Simba benshi cyane ariko natwe rifite abafana benshi bavuga tukabumva rwose bagasakura tukabumva nta kintu cyo kubafana kubishikira asante sana Dieudonné